ni ukuvuga ngo uko urukundo rwe nduhishurirwa niryoherwa no kuzabana nawe. Ndabihamya ko rwose ubugingo bwe buri muri njyewe, ndabihamya ko yampaye ubugingo, sinikanga icyo yakoze muri njyewe kimpereza ubushizi bw'amanga. Haleluya. Bimpindura umukiranutsi, kandi umukiranutsi ngo ashira amanga nk'intare, nta bwoba bwo kwikanga, nta buzima bubiri, nta gukenera kugira icyo mpisha n'icyo ngaragaza. Uwo ndi we nyine n'uwo nguwo, n'umunsi w'urubanza ntabwo nteye ubwoba, kuko urukundo rwe rwagize gute? Rwuzuye muri twe. Tumuhaye icyubahiro kubw'urukundo rutarondoreka yadukunze. Njyewe wahoza ari umunyabyaha rwimbi, njyewe wari uwo gupfa, data nkunda nkuko yakunze Yesu, tarigeze akora icyaha. Haleluya. Nuvuga ngo urukundo ni imbaraga. Kumenya urukundo wakunzwe ni imbaraga zituma niba warutangiye gutana ugaruka, zituma niba warutangiye gucogora gukorera Imana cyangwa kumukurikira no gukizwa ubwawe. Urukundo iyo rwibukijwe ugira imbaraga zo kugaruka. Ngo nabona naniriwe urugendo, nabona ncogwe, azanyibutse urukundo, azanyibutse ko nakunzwe, azanyibutse icyo Yesu yakoze ku musaraba ku bwanjye, azanyibutse ko Yesu yambaye ubusa ku musaraba ku bwanjye, azanyibutse ko Yesu yazanywe no kunshaka, hanyuma urwo rukundo rwe rumvomerere, hanyuma nkomeze urugendo. Imana ishimwe cyane. Akunda wowe nkuko yakundaga Yesu. Uko uhishurirwa urwo rukundo, umunezero w'agakiza uzagusaba. Uzakurutira ingorane z'isi, uzakurutira ibigusaba, uzakurutira ibiguhinyuza, umunezero w'agakiza uzakubana mwinshi. Kumukorera iteka uzasanga ari bike, uzahora wifuza kumenya ibindi wamukorera, uzahora wifuza kumenya icyo gushakaho, uzahora wifuza kumubaza ngo urantuma hehe. Nabaza nka kwa kundi yabaje Yesaya ngo ndatuma ninde watugendera, uzahora uri tayari. Ugutwi kawe kuzahora kubanguye ugira ngo wumve icyo avuga, aba ari cyo ukurikira. Andi majwi yose azatakaza agaciro, ibindi byose bigusaba bizatakaza agaciro, yewe n'amafaranga twirukira azatakaza agaciro, kuko kutaberaho we biragatsindwa n'Uwiteka. Imana ishimwe ko ngiye kuduha umugisha wo kuza imbere yayo tugasenga, tugasangira ijambo ry'Imana muri ubu buryo. Imana nibishimirwe. Numvise nifuje kwibutsira ijambo nubwo durivuga kenshi ryo mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6, kugira ngo ukomeze gusenga, usenga iyi Imana igororera abayishaka. Mu Kinyarwanda bavuze abayishaka gusa, ariko mu Cyongereza ubundi bongeraho akantu k'abayishaka, diligent, bayishakana umwete. Ni ukuri Imana yacu niyo kwizerwa. Haratubwira ngo kuko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, yarangiza ikagororera abayishakana umwete. Ni ukuri iyi Mana twegera ifite ingororano. Ingororano zirenze izo witeze. Ari umuntu abayisaba akazi, ayisaba iki, ariko reka ngwire, nta kintu cyakurutira kuvomererwa n'ikime cyo mwijuru. Ubumana muri twi, itoto ryo mwijuru twakwiye ku ntebe y'Imana muri twi. Icyo ngicyo nta kintu cyakiruta. Gutunga amafaranga ntibyabiruta, kumenyekana ntibyabiruta, kubusabanye n'Imana, ufite ubuzima busabanye n'Imana, igukosora ukumva, ikagucyaha ugacyahika, ugahindurwa nayo, ukagaburirwa nayo. Nukuri ibyo ntako bisa, isi ntishobora kubiduha. Rero ibyo byose ibiha abayishakana umwete. Imana itugirire neza. Twasezeranye ko tuzabana na Pastor Nsenga uyu munsi, nago byakunze azakomezanya natwe kuwa gatatu utaha kubw'ubuntu bw'Imana niba bikunze. Twari turimo twiga za nkingi yatwigishaga ubwoko bw'ubuntu bw'Imana, tuzazikomerezamo. Turi mu minsi kandi yo gusenga. Abo tubana ku barinzi ku nkike murabizi ko turi mu minsi yo gusenga, iminsi 7 yo gusenga, tugahura muri Nibature saa 11 za mu gitondo kuri Zoom honyine, saa 11 za mu gitondo kugeza saa 12, isaha imwe yonyine imbere y'Imana, dusengera igihugu cyacu, dusengera ubwoko bwacu. Twebwe Abanyarwanda turimo twisengera abantu bacu. Iyo tuvuze abantu bacu ni bene wacu bose duturanye muri kino gihugu cyangwa tubana natwe, twisengera twiyegurira Imana kugira ngo umwanzi atatuyobza. Rero urakoze kubana natwe muri izo gahunda. Ni iminsi yo gusenga no kwiyiriza uko umwami Imana adushoboje. Tuzasoza ku cyumweru kubw'ubuntu bw'Imana. Uyu mugoroba rero mfite mu mutima wanjye kuganira ijambo, nifuza ko twaganira ku munezero w'agakiza, the joy of salvation. Ni ukuri agakiza kuva wagahabwa kugeza igihe uzagira mu ijuru n'urugendo rutarangira. Kukagendamo rero udafite the joy, amunezero w'agakiza, ni ukunyagwa zigahera, ni ugupfa uhagaze. Kandi data yarabidusezeranyije. Nuvuga ngo ni inzira ifunganye cyane, ku buryo utayigendanyemo umunezero w'agakiza watagangara, wabihirwa, wacogora. Yesu yaravuze arimo atanga cya kigeranyo cy'umugani, avuga ngo kumukurikira ngo birakwiriye ko tubanza kubara nkuko wa muntu ujya kubaka inzu ndende ngo abara amatafari azayubaka, akareba ko azayirangiza, ngo kugira ngo atazubaka yagera hagati bikamunanira abantu bakamuseka. Gukurikira Yesu ndasabwa byose,
sinsabwa umwanya wanjye gusa, sinsabwa amahitamo yanjye gusa, ndasabwa ngewe wese muri make kuza gupfa, guhora mbamba kamere, muri make ni ugupfa. Ibyo bintu rero ntabwo wajya upfa buri munsi udafite umunezero w'agakiza. Wabihirwa pe, wabikora igihe gitoya bizakunanira, ariko Imana ishimwe ko umwuka wera awutanga ku bari muri Kristo Yesu twese. Ndakwifuriza rero uyu munezero w'agakiza. Iyi ndirimbo twarimbaga mu kanya ya 99 igice cya nyuma kiravuga ngo data nabona tunaniwe urugendo azatwibutsa urukundo. Nuvuga ngo urukundo ni imbaraga, kumenya urukundo wakunzwe ni imbaraga zituma niba rutangiye gutana ugaruka, zituma niba rutangiye gucogora gukorera Imana cyangwa kumukurikira no gukizwa ubwawe. Urukundo iyo urwibukijwe ugira imbaraga zo kugaruka. Ngo nabona naniriwe urugendo, nabona ncogwe azanyibutsa urukundo, azanyibutse ko nakunzwe, azanyibutse ko Yesu yakoze ku musaraba ku bwanjye, azanyibutse ko Yesu yambaye ubusa ku musaraba ku bwanjye, azanyibutse ko Yesu yazanywe no kunshaka, hanyuma urwo rukundo rwe rumvomerere, hanyuma nkomeze urugendo. Imana ishimwe cyane. Umunezero w'agakiza rero ukomoka mu guhishurirwa nyine urwo rukundo turimo tuvuga. Uko umenya urukundo wakunzwe niko umunezero uzanwa no kubabarirwa, niko umunezero w'agakiza ukuzura. Kumenya gakeya urukundo nakunzwe bituma n'umunezero w'agakiza umbana mukeya, kuko n'imbabazi nagiriwe simenya agaciro kazo n'ubunini bwazo. Imana itugirire ubuntu. Aya magambo bakiya tugiye kuvugaho adutere guhishurirwa urukundo twakunzwe. Turabizi no mu buzima busanzwe nukuri kunda umuntu cyane ugerageza kutamubabaza, ugerageza kutamuhemukira, urabiharanira kubera ko umukunda. Kandi abo bantu badukunda kajana cyangwa twebwe dukunda kajana nta muntu numwe twapfira, ariko umwami wacu yaradupfiriye. Haleluya. Yagiye ku musaraba ku bwacu. Guhishurirwa urwo rukundo ukarumenya rukagucengera bizakubera imbaraga ndenga kamere. Ufite si imbaraga za hano ku isi, si imbaraga muntu, ni imbaraga zikomoka ku Mana. Uwo rero uko urukundo rwe rugwira muri twebwe niko wumva nta kindi ubereho ku isi yababaho, wumva nta kindi wamara uretse kumwitura urukundo. Igikorwa cyose akumenyeshe ko ari cyo ashaka kumukorera, cyangwa ko yifuza ko ari we uba we, cyangwa ko ari byo uba byo, ibyo byose ubibashishwa no guhishurirwa urukundo yadukunze. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 15 turaza kugeza kuri 21, turagenda buke buke. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, za nzandiko z'inyuma, igice cya 4 umurongo wa 15 kugeza kuri 21. Njyewe ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Duhereye ku murongo wa 15 haravuga ngo umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu ari we mwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma muri yo. Kwemeza ku musaraba, kwemeza ku mugaragaro ni ugukonfesinga. Reka tuvuge ko ari gukizwa, ni uguhamya ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Umuntu wese wabyemeje, umuntu wese wabihamije, umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu ari we mwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma muri yo. Ubwicyo bwacyo ni igikorwa cy'igitangaza. Uyu rero wemeza ku mugaragaro ko Yesu ari we mwami we, ni nawe birabyo hepfo tujye kuvuga bibaho. Imana nishimwe cyane. Ngo natwe tuzi urukundo Imana idufitiye. Abo bemejwe muri ubwo buryo bagahamya Yesu ku musaraba, umva ikintu bamenye cyangwa se bagenda bagwiza kumenya. Ngo natwe tuzi urukundo Imana idufitiye. Ese uraruzi? Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Iri jambo ryanryoheye bantu b'Imana. Urwo rukundo turufitiye icyizere. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo abaguma mu Mana nayo ikaguma muri we. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye. Ntushobora kumenya urukundo umuntu agukunda mutatindanye, mutasabanye, utasobanukiye ibyo gutangaho imbaraga, gushyiraho ubuzima bwe yatanze. No kuvuga ngo gusobanukirwa urukundo umuntu adukunda turumenya gusa ko twegeranye n'uwo muntu. Ntushobora kumenya urukundo rwa Yesu mu buryo bugwiriye, mu buryo twagenewe kubihishurirwamo udasabana nawe. Uzabimenya in general. Uzumva n'umwicanye n'umugizi wa nabi avuga ati turabizi twese ko Imana idukunda kandi turabizi ko itazatureka. Urumva yizi muri rusange. Ariko kwegerana na Yesu, iyo tuvuga kwegerana na Yesu sahandi sahantu tujya si ku musozi, ni mu ijambo rye. Kwegerana na Yesu bizampesha kurumenya ntashidikanya. Uzarebe iyo wegeranye n'umuntu uravuga ngo uyu muntu akunda ubugari, uyu nguyu akunda imyumbati, uyu nguyu akunda kuryama ku manywa, uyu nguyu akunda kuzinduka, uyu nguyu kandi yanga iki. Kuko mwegeranye umenya ibyo yanga, waba umukunda ukabimurinda, umenya ibyo akunda wamukunda ugaharanira kubimukorera, kuko mwagize gute? Mwaregeranye. Ariko ndebeye kure, uyu munsi wamura nambaye cyate, ejo nkambara umutuku, ejo nkambara umwe, ntiwamenya icyo nkunda. Ariko uwo tubana no twegeranye amenya icyo nkunda.
kwegerana na Yesu rero, gusabana n'amagambo ye, nibyo bizatuma nawe uvuga interuro nk'iyi ngiyi ngo natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, ntiturushidikanya, natwe turaruzi. Ibi biravugwa n'umugabo wabanye na Yesu, bagatindana, akaryama mu gituza cye, bakagendana gifite intege nkeya, agasigara kimuhamya Yesu yarapfuye, yarasubiye mu ijuru, abandi bigishwa barapfuye. Muri make urukundo avuga araruzi, kandi natwe data ntiyaruduhishe. Imana ishimwe cyane. Ngo natwe tuzi urukundo Imana idufitiye. Umva akaryoshye gakurikiyeho ngo kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Umubebe, hari igihe ababyeyi batera abana hejuru, umwana urimo umukinisha umutera hejuru, so atumubyinisha cyangwa umutera hejuru ukongera ukamusama. Iri jambo rivuga ngo kandi urwo rukundo turufitiye icyizere, ni nk'umwana uzi neza ko amaboko ya papa adashobora kumurekura. Uzareba umwana wabimenyereye bamutera hejuru aseka, kandi nyamara aho hasi hari urupfu, papa askwase gato umwana yakwikubita hasi akavunika. Ariko urwo rukundo rwa data turufitiye icyizere. Ni bandi barugirira icyizere? Nabasabana n'ijambo ry'Imana bakagenda barushaho kurumenya. Abo rero nta kabuza bazuzurwa n'umunezero w'agakiza. Mu bihe byose umunezero w'agakiza ntibazawutakaza. Imana itugirire neza. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo abaguma mu Mana, nayo ikaguma muri we. Icyama tukarushaho kwegera amagambo y'Imana, icyama tukarushaho kwegera Yesu, hanyuma urukundo gukunda ukarugirira icyizere. Abana b'Imana benshi mu miruho duhura nayo usanga dushidikanya urukundo rw'Imana. Ese uba Imana iranzi? Ese ubinyitayeho? Ese imenya ibi byose mba ndimo kubicamo? Reka nkubwire ko harimo guca mu bimeze nk'ibyawe cyangwa no kubirusha, ariko utashidikanya urukundo rw'Imana, kuko yasabanye n'amagambo y'Imana bihagije, yegeranye na Yesu bihagije. Ntabwo umwana wabanye na se cyangwa na nyina neza, bakabana neza, akabona uko ababyeyi be bamwitaho, akabona uko ababyeyi be bamukunda, ntabwo ibibaye ku ruhande byamutera kwibaza ko ababyeyi be bamwanga, kuko urukundo yararusogongeye, araruzi. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo wifuze kurumenya birushijeho. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Kurugirira icyizere bizamara impagarara z'ubuzima, bizatuma ntatakaza umunezero w'agakiza. Hamwe n'ibingerageza bitari bimwe, n'ibinkubita hirya no hino, sinzashidikanya ko Imana yabyemeye ko bingeraho, kuko inyanga, kuko nasobanukiye uru rukundo kandi ndufitiye icyizere. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo abaguma mu Mana, nayo ikaguma muri we. Imana ishimwe cyane. 17 yaho akavuga ngo bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye rusendereye. Rusendereye nibyo nongeyeho ngo bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye, ngo kugira ngo tutazagira icyo twishisha ku munsi wo guca imanza, kuko uko Kristo ameze ariko natwe turi kuri iyi si. Icyamukumva ijambo kurindi, bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye. Uwo muntu rwuzuramo ntazigera atakaza umunezero w'agakiza. Nongera nkubwira ngo inzira ni ndende kandi iragoye, ukeneye umunezero w'agakiza. Ni ukuri kugira ngo udakompromisinga, ni ukuri kugira ngo utabihirwa, ni ukuri kugira ngo utagumwoma hagati mu rugendo. Ukeneye guhishirirwa urukundo rwa Kristo, umunezero w'agakiza ukagusaba. Aho ubundi uzifuza ibyo abanyabyaha bafite, uzifuza ibyo abavanga n'ibyaha bakora, uzifuza ibyo byose, ariko urukundo ni rugusaba nshuti y'Imana, rukakuzura. Uzahora unezezwa no kumunezeza, uzahora umubaza ngo ni igiki ukunda, ngo abari cyo nkunda, urashaka ko tubigendanamo gute, kandi umubano wawe nawe uzaba uguhagije wonyine. Imana itugirire neza. Haleluya. Bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye. Umva icyo rudukorera, ngo kugira ngo tutazagira icyo twishisha ku munsi wo guca imanza, kuko uko Kristo ameze ariko natwe turi kuri iyi si. Nuvuga ngo urukundo rwuzuye muri twe rutuma tutikanga, ese mpfuye byagenda bite, ese ku munsi w'urubanza bizagenda bite. Ni ukuvuga ngo uko urukundo rwe ruhishurirwa, ndyoherwa no kuzabana nawe. Ndabihamya ko rwose ubugingo bwe buri muri njyewe, ndabihamya ko yampaye ubugingo, sinikanga. Icyo yakoze muri njyewe kimpereza ubushizi bw'amanga. Haleluya. Bimpindura umukiranutsi, kandi umukiranutsi ngo ashira amanga nk'intare, nta bwoba bwo kwikanga, nta buzima bubiri, nta gukenera kugira icyo mpisha n'icyo ngaragaza. Uwo ndi we nyine n'uwo nguwo, n'umunsi w'urubanza ntabwo nteye ubwoba, kuko urukundo rwe rwagize gute? Rwuzuye muri twe. Nta mususu, nta kwikanga. Imana itugire neza. Ngo bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye, kugira ngo tutazagira icyo twishisha ku munsi wo guca imanza. Hari abana b'Imana benshi urukundo rutagwiriyemo, aba yibaza ngo ese mpfuye byagera gute, ngo icyampa ngo sinzapfe ntunguwe, natungurwa ntatungurwa. Ayi, urukundo rwe rwuzuriye muri njyewe rumara impagarara z'umunsi w'urubanza. Imana itugire neza. Ngo tutazagira icyo twishisha ku munsi wo guca imanza,
agakurikiyeho nako nifuza kukumva ngo kuko uko Kristo ameze ariko natwe turi kuri iyi si. Muri make uko Kristo ameze mu maso ya data, uko yakunzwe, uko data yamurebaga, data yaratinyutse aratwizera, aravuga ngo natwe niko turi muri iyi si. Ubwo ibyo bintu wabicaho ukajya kubihe? Ubwo ibyo bintu wabisiga ukifuza iki? Kutabimenya niko konyine kudutera kwifuza ibitari byo, ibifite umumaro muke. Imana itugirire neza. Kuko uko Kristo ameze ariko natwe turi kuri iyi si. Uko Kristo ameze mu maso ya data wadukunze niko turi. Reka tutarangiza iki cyanditswe tunyarukire gatoya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 17 22 ndetse na 23 kugira ngo wongere ubyumve. Iri jambo ryarankijije mu myaka yatambutse, icyampa nawe rikakubera ubuzima, rikavugana n'umutima wawe burundu. Ryamaze impagarara mana yanjye, rimara imihangayiko, rimara ibyuho byo mu bukumi, rimara ibyuho byo mu miryango, ibyo umuntu aba yaraciyemo. Iri jambo ryaraje riranzura. Twanyarukiye muri Yohana ubutumwa bwiza 17 22 na 23 muri Bibiliya yera ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Ubwo Yesu aravuga abantu nkatwe abigishwa be, nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Murika ko hano arimo aravugana na data ariko batuvugaho, batuganiraho. Iri sengesho riraryoha kuko ni hamwe, cyangwa ngira ngo ni naho honyine n'imbere yarazaro yasenze, wenda n'ahandi hakeya turabyumva. Ni hamwe Yesu yadusogongeje ku cyo yavuganaga na se tukacyumva. Ahandi Bibiliya tubwira ngo yarazindukaga akajya gusenga, ahandi ngo akagenda ninjoro akajya gusenga wenyine. Ntago tuzi uko yasengaga n'amagambo yavugaga, ariko ahanga igice cya 17 cya Yohana barakitwumvisha uko yavuganaga na data batuvugaho. Imana ishimwe cyane. Icyampa inyota y'ijambo ry'Imana ikagwirira mu mutima wawe. Yesu rero arimo aratuvugaho ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Wibike ko ni isengesho rya gitambyi, arimeze nk'urimo gutanga report imbere ya data kandi agiye gusubirayo. Ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Muri make ubwiza Yesu yari afite ngo natwe abantu buntu b'intege nke arabuduhaye. Ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babumwe nkuko natwe turi umwe. Iki ni icyizere cy'igitangaza ijuru ryatugiriye. Ngo babumwe nkuko natwe turi umwe, njyewe mbe muri bo, ngo ni Yesu, nawe ube muri nge. Arabwira data ngo babumwe rwose, ngo abisi bamenye ko ari we wantumye ukabakunda nkuko wankunze. Umva gace kanzuye nako ngako, ukabakunda nkuko wankunze. Yesu arimo aravugana na se batuvugaho ngo aduhaye ubwiza yari afite, arimo aradusabira kuba umwe nkuko we na Yesu, we na data bari umwe. Ariko none atugerekeho akangaka, data ngo adukunda nkuko yakundaga Yesu. Uru rukundo rurandengera. Yesu murika ko yagandukiye se kugeza mu rupfu. Yesu murika ko yageragejwe kimwe natwe ariko atigeze akora icyaha. Yesu muribuka ko yaravuze ngo ntacyo mfite cyo kuvuga, ntacyo mfite cyo gukora ntabonanye data. Ni ukuvuga ngo nta yindi program, nta yindi agenda yarafite ku ruhande, nta tuntu tutundo. Abona n'igihe dukora imirimo y'Imana ariko tukaba dufite n'utundi tuntu tunyungu twa rutanse turi hehe, kumenyekana kwe kuri hehe, akazakurama akazunguka amaturo bazamutura, ukaba ufite mwene utwo tuntu tw'amafuti n'amanyanga. Yesu nta agenda yo ku ruhande yarafite. Ibyo yabonanye data nibyo avuga, nibyo akora. Yabwiye wa mugore amubwira ngo, yabwiye abigishwa be nako bamusanganye kumwe na wa mugore, arabwira ngo ibyo kurya byanjye, kurya n'ubuzima no kwiriza biba byatubanye intambara. Arabwira ngo ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we, nta kindi. Haleluya. Uwo ni Yesu. Nta nubwo twamuvuga ngo tumurangize tuzarinda tujya mu ijuru tukimutangarira. Yuzuye mu ijambo rye, nta n'uwamuvuga ngo amurangize. Hanyuma njyewe nawe abahamya ko Yesu ari umwami w'ubuzima bwabo. Yesu akatuvuga ngo data akunda Hortense nkuko yakundaga Yesu. Shyira mu izina ryawe, akunda wowe nkuko yakundaga Yesu. Uko uhishurirwa urwo rukundo, umunezero w'agakiza uzagusaba. Uzakurutira ingorane z'isi, uzakurutira ibigusaba, uzakurutira ibiguhinyuza. Umunezero w'agakiza uzakubana mwinshi. Kumukorera iteka uzasanga ari bike. Uzahora wifuza kumenya ibindi wamukorera, uzahora wifuza kumenya icyo gushakaho, uzahora wifuza kumubaza ngo urantuma hehe. Nabaza nka kwa kundi yabaje Yesu ngo ndatuma ninde watugendera. Uzahora uri tayari, ugutwi kawe kuzahora kubanguye ugira ngo wumve icyo avuga, abari cyo kurikira. Andi majwi yose azatakaza agaciro, ibindi byose bigusaba bizatakaza agaciro, yewe n'amafaranga twirukira azatakaza agaciro, kuko kutaberaho we biragatsindwa no witeka. Haleluya. Iyo umuntu atarabisogongera agira ngo turashukana, agira ngo turabwira abantu ngo nibarike gukora amafaranga. Oya pe,
nasanze umuntu ashobora kuyakorera atari mu murimo wa full time nk'uyu ndimo, akaba ashobora kuyakorera ariko agakorera Yesu. Amafaranga akaba just ahantu akorera just ariko agakorera Yesu. Herega ibya Yesu biba mu mutima, biba muri za motifs z'inyuma na za intentions z'inyuma, ntibibi inyuma, ntibiba muri ibi by'inyuma. Harimo nabitwa abakozi b'Imana bakora nk'imirimo yacu ya full time, ariko mu by'ukuri bitwa abakozi b'Imana ariko barikorera ku giti cyabo kuko ni inyungu zabo, kandi ibyo byose biri mu mutima, ntiwaturebera inyuma ngo bimenye, ariko data arabizi. Tumuhaye icyubahiro kubw'urukundo rutarondoreka yadukunze. Njyewe wahoza ari umunyabyaha rwimbi, njyewe wari uwo gupfa, data nkunda nkuko yakunze Yesu tarigeze akora icyaha. Haleluya. Handi mu Baheburayo haratubwira ngo yaravuze ngo dore ndaje data wandemeye umubiri. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri ngo dore ndaje data gusohoza ibyo ushaka. Icyaduha abahungu n'abakobwa basogongera urukundo, bakuzurwa n'umunezero w'agakiza, bakaberaho gusohoza ibyo data ashaka. Mfite inzozi zo kubabona bagwira, mfite inzozi zo kubabona baba benshi. Biraryoha igize umugisha ukabona umuhungu ukabona umukobwa ubereho gusohoza ibyo data ashaka, biraryoha kandi imitima iravugana, turarebana tukamenyana. Haleluya. Niyo harimo ibinyoma nabwo turarebana tukamenyana. Yesu akuzuze gusobanukirwa urukundo wakunzwe, niho bikomoka, niho bikomoka. Haleluya. Ukabakunda nk'uko wankunze. Reka tugaruke handi twari turi mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 tugiye ku murongo wa 18. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 murongo wa 18. Aho urukundo ruri nta bwoba na busa buhaba. Ako Yesu uri mwiza. Aho urukundo ruri nta bwoba na busa buhaba, ahubwo urukundo rwuzuye ruhashya ubwoba. Erega ufite ubwoba aba yiteze igihano, bityo abataragera ku rukundo rwuzuye. Iyo umuntu ataragera ku rukundo rwuzuye, mu misengere ye agojwe n'amakuba y'iyi si, aravuga ati ariko Mana wampoye iki njyewe? Urukundo ruzana ubwoba, agira ngo ibyo arimo no kubera igihano. Iyo umubyeyi abyutse umwana we ngo nasase, niyoze amasahane, nakora isuku mu nzu, atizeye urukundo rw'ababyeyi, ashobora kugira ngo ni igihano. Ariko papa we cyangwa mama we arimo aramutoreza ejo hazaza ngo atazaba ikigwari, arimo aramutoreza ejo hazaza ngo atazajya mu bundi buzima bikamugora, arimo aramutoza kugira ngo atazabimbura mukoro. Byuzuwe n'urukundo rwinshi rwinshi rwinshi. Data yatoza amaboko yanjye mu ntambara y'umwuka, no kugira ngo Satani atazamira bunguri, no kugira ngo atazanyobya. Maze kwitegereza uburyo amafaranga ari Imana n'uburyo Yesu yayise Imana, niyo yonyine yise Imana, nasanze data agyemera ko tuyabura kugira ngo tuzamenye kubeshwaho no kwizera tutabashirwa n'amafaranga. Mbega ukuntu amafaranga tuguriye abantu akatumarira abantu, mbega ukuntu amafaranga atesheje umurongo abantu bari bafite impano nziza zifitiye itorero umumaro, mbega ukuntu amafaranga ateje abantu umunezero uzamukana nayo ukamanukana nayo, mbega ukuntu ibyiringiro bikamye mu bantu. Nkamenya burya impamvu data amara igihe yatwima kugira ngo twige kubeshwaho no kwizera, umunezero wacu utazirikanywe nayo. Byose abikorana urukundo kugira ngo umwanzi atazakugura, kuko umwanzi atuguriye abantu harabamazi kandi baratangiranye n'Imana, ariko amafaranga aje bananirwa guhagarara, barayoba, baba corrupted. Data rero ibyo wacamo byose agutozanya urukundo. Imana itugirire neza. Ya magambo aba muri Zaburi 119 hamwe havuga ngo ntarababazwa narayobaga. Nakunze biri ijambo ry'Imana riravuga ngo ntaracishwa bugufi. Naracishwa bugufi narayobaga. Ngo ariko none siga nitondera amategeko yawe. Haleluya. Data bikorana urukundo. 18 ngo aho urukundo ruri nta bwoba na busa buhaba. Kwa kundi umwana aba afitwe n'amaboko ya se cyangwa na nyina mu gituza, nta bwoba. Aravuga ati data arambumbatiye, ndarinzwe, ndamahoro. Uko urukundo rwa Kristo rugwirira muri twe tukarusobanukirwa, ubwoba burahunga. Ntacyo nikanga, sindara nikanga barozi. Nzi nabo yakwemera ko bangeraho, ubwo ari cyo kintu ashaka kunyigisha, dore ko tuba dufite ubutesi bwinshi bwo mu mwuka tutabona, turi impumyi ziyoboye abandi izindi impumyi. Ibyo yemera ko bingeraho hari icyo ashaka kunyigisha kugira ngo nkimenye nanjye nzagikirisha abandi. Mu rukundo ni haba ubwoba namba, sindara nikanga. Imbwa zamuka amapusi yavuga, mu rukundo ni haba ubwoba. Ndakingiwe, ndi mu gituza cya data, arankunda kandi anyitayo.
nta kintu na kimwe gishobora gucika kontrole ye. Nubwo isi yacurama ikazamuka, abe arabazi. Tugira kwikanga, ibiciro birazamutse, amafaranga yatesheje agaciro, rarararara. Ibyo bizahoraho kandi ngiye nabonye kuva namenye ubwenge numva amafaranga yarabuze. Kuva namenye ubwenge pe nabyumvise abura, nuba aracyabuze, nta na rimwe araboneka. Icyo akoshobora kuboneka ku bantu bamwe, umuntu umwe kumva aravuga ati ni igihe cy'umweru twebwe turayafite, ugasanga arabandi hano ku ruhande barimo barira, ntajya abonekera ahantu hose icyarimwe. Ariko data asabe, ariko uru rukundo rwe nutaruhishurirwa, kandi uruhishurirwa n'ikisi no gutindana nawe, nutaruhishurirwa imihangayiko y'isi izakuzimya tukuburi, kandi nayo irakanuye. Uko turushaho kwegera igihe cyanyuma niko umwanzi arushaho gukomeza ibintu, azarushaho kubikomeza, arushaho kubikomeza, kuko ntibirimo kugenda byoroha, birimo biragenda birushaho gukomera. Nibyo tutarabonesha amaso tuzabibona, ariko urukundo ruzagukingira, umunezero w'agakiza uzakubera imbaraga, ukomeze urugendo amahoro. Imana itugirire neza. Aho urukundo ruri nta bwoba na busa uhaba, ahubwo urukundo rwuzuye ruhashya ubwoba. Erega ufite ubwoba aba yiteza igihano, ngo bityo abataragera ku rukundo rwuzuye. Imana ishimwe cyane. Ntago dusunikwa kubana n'Imana nuko dutinya kwizaduhana, nuko dutinya ko tuzajya mu muriro w'iteka. Ntago dusunikirwa ubuzima bwo kwezwa kuko dutinya icyo Satani ari budutware, kuko hari abantu babana n'Imana kubera gutinya Satani, akavuga ati nyobye gatoya none Satani yamara, cyangwa se ubwoba bw'igihano, cyangwa se ubwoba bw'ikiri bumubeho, ingaruka z'icyaha runaka. Nubana n'Imana muri ubwo buryo ntuzamara kabiri, ariko nusunikwa n'urukundo uzitoza kumukunda, uzagira imbaraga zo kwezwa, uzagira imbaraga zo kutamubabaza. Nusunikwa n'urukundo uzamukorera bidakama, nusunikwa n'urukundo. Ariko nusunikwa n'ubwoba, uzumva abantu bavuga ngo ngo ndayikorera ngo yari inyishe. Nukuri nusunikwa n'ubwoba, ugakomeza usunikwa n'ubwoba. Njyewe ntago nzi uwo murimo ko waba umeze, kuko umurimo ndimo nkora ndawuryohewe pe. Kera ni wari undyoheye kuko ntari nzi guhamagara kw'Imana, ariko ndawuryohewe, n'uyu munsi unkuyemo sinawuvamo, sinzi n'ikindi nabacyo, kereka ariyo yonyine bivuze. Ubwo yabishyize umunezero mu bindi, ibi nkabisohokamo amahoro. Ariko umuntu avuga ngo ndatinye cy'Imana inkora iranyambura, ndayitangira ibya 10 n'amaturo kugira ngo idatwara ubutunzi bwanjye, iyo Mana yawe ntabwo ariyo. Kwanza turi mu gihe cy'ubuntu, turi mu gihe cy'amategeko, dutanga iby'ubuntu nk'amashimwe ku by'Imana yaduhaye. Nubikorana n'amategeko umeze nko muri forex biro najyanye 10 irangarurira, bizakubihira, dore ko amafaranga dutunga ahora atanahagije. Ariko nukoreshwa n'urukundo, kavuga uti yankunze bikabije, namara iki mu bwami bwayo. Uzitanga, uzatanga, uzagira umumaro, uzashyigikira ubutumwa bwiza buzagera ku bantu benshi. Imana itugirire neza. Haleluya. Nkivuga ubutumwa bwiza nzabigarukaho ubutaha n'ingaruka, ariko ndabasaba abo tubana ko bashyigikira televiziyo yitwa Semita TV. Tuyivugaho ubutumwa bwiza bukagera hirya no hino mu gihugu cyose, kandi iminara tujyaho irahenda. Nuterwa ishyaka n'iryo uzayishyigikira, uzabibona kuri platform zayo. Ntago ari televiziyo yanjye ariko nyibamo. Hari umuntu ambaza se ni yawe se bimeze gute, ariko witeye inkunga ubutumwa bwiza bugakomeza bukagera hirya no hino mu mujyi. Mbona tutayireba cyane, bamwe barayireba, ariko abandi kwera amatelefoni n'ibiki na internet tubihorana muri telefoni, ariko iratuvugira ubutumwa bwiza hirya no hino mu misozi, hirya no hino mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Nuyishyikira uzabashyigikiye ubutumwa bwiza karagaciyemo. Haleluya. Reka dukomeze ku murongo wa 19, nzabigarukaho ibya Semita mu gihe cyabyo. Umurongo wa 19, igituma twe dukunda nuko Imana yabaje kudukunda. Uyu murongo uraryoshye kandi uducisha bugufi. Hari igihe ndimo nditoza gukunda Imana, ukaba urimo kwitoza gukunda Imana ukajya ugira ngo umuntu wahatari. Ashwida, wayikunze kuko yakumenyesheje urukundo, wayikunze kuko yabanje kugukunda. Umwete mfite n'ishyaka ryose ngira ntibyatangiriye muri njye, byatangiriye muri yo, ngo ndimo ndayikunda kuko ari yabanje kunkunda mbere. Nta gikangisho rero, ntacyo kwirata gihari. Urukundo urimo uyigaragariza, urimo ugaragariza abayo, urimo ugaragariza umurimo wayo, nuko ariyo yabanje kugukunda mbere. Rwagusaba urwayo nawe ugatangira kwitoza kuyikunda. Imana itugire neza. Ngo igituma twe dukunda nuko Imana yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umunyabinyoma. Ese udakunda umuvandimwe we abona yabasha ate gukunda Imana atabona? Nuko rero ngira itegeko Kristo yaduhaye, ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Nuko rero ngira itegeko Kristo yaduhaye, ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Imana itugire neza. Navugaga ko umunezero w'agakiza ushingiye mu guhishurirwa
urukundo nakunzwe. Nuvuga ngo umuntu ufite umunezero w'agakiza kandi ukagenda ugwirira muri we azaba bikomora mu kugenda hishurirwa urukundo yakunzwe, urukundo Yesu yamukunze. Murabizi mwese ko urukundo ruryoha kandi kurubura nabyo bikababaza, gutabwa bikababaza, gutabwa no wakagukunze birababaza bigahinduka ikimungu mu magufa. Urukundo rero twakunzwe n'Imana nirwo rutubyarira umunezero w'agakiza. Abagenda bayishurwa urukundo rwa Kristo tuhorana akanyamuneza ku mutima, ku maso, kuko tuzi ko dufite gishyigikira, dufite udukunda, dufite udahumiriza ngo tudashira, atubereye maso, aturinda nkuko arinda imbone y'ijisho rye. Ubuzima bwanjye bufashe mu kiganza cye, nta muntu n'umwe ngo babasha kumvuvunuramo. Imana itugirire neza. Uru rukundo rero nirwo rusunikira umuntu gukorera Imana no kwihana no kwifuza ubuzima bwejejwe bunejeza Imana adahaswe n'umuntu uwo ari we wese. Uriya mugore wasize amavuta Yesu ku birenge wo mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 7, nta muntu wamuhatiye kuramya Yesu muri buriya buryo, ntawe. Byakomokaga mu rukundo yakunzwe. Ngerazi ko ngo yababariwe byinshi. Iyo tuvuga kubabarirwa byinshi, byose byinshi na bikeya byose byari burimbuze, ahubwo nuvuga ngo yasobanukiwe ko yababariwe byinshi. Iyo mvuga uyu munsi ngo nababariwe byinshi, nugusobanukirwa ko nababariwe nari wo kurimbuka. Ibyo rero binsunikira kuramya Yesu, kuramya Imana nta kindi kimpata, atari uko inzogera yavugijwe, atari uko bampamagaye, atari uko hari uwanyibukije, ahubwo urukundo nakunzwe rugaragara mu mbabazi nagiriwe bintera kumuramya. Uriya mugore rero nta muntu wamuhatiye kuramya Yesu, yaraje yikubita ku birenge bye ngo ahagarara inyuma ye ahantu atatumiwe, ngo akajya mutongangirizaho amarira. Yarizwaga n'iki? No kwibuka imbabazi yagiriwe n'urukundo yakunzwe, kandi ari umunyabyaha, kuko yari umunyabyaha n'umujyi wose wari umuzi, ngo akamutongangirizaho amarira, akamuhanaguza imisatsi ye, amusiga amavuta y'igiciro cyinshi. Hanyuma nyiri urwo rugo birebye aravuga ati uyu muntu yaza kuba ari umuhanuzi, ntiyari kumenya uyu muntu muriho, yari kumenya ko ari umunyabyaha. Ngo bose barabyibwira, aravuga ati yewe ubuhanuzi bwe tutangiye kubukemanga. Hanyuma Yesu aravuga ngo ubabarirwa byinshi ashima cyane. Ngo ninjiye hano ntugeze hano utuzi ko gukaraba ibirenge, ntiwigeze undamutsa unsoma nkuko umuco wawe waruri, ngo ariko we ntiyasibye kunsoma ibirenge. Umutima uramya ukomoka mu gusobanukirwa imbabazi wagiriwe n'urukundo wakunzwe. Ofete urukundo nakunzwe rwagaragariye mu mbabazi z'igitangaza nagiriwe. Uwo muntu rero azaramya, ubuzima bwe buzakorera umwami iminsi yose yo kubaho. Azavuga ati Imana cuye umugozi nkuko twaririmbaga mbashe kugukorera. Ariko utarasobanukiye urukundo azavuga ati cuye umugozi nyaruke nirukanka ahubwo nje gushaka amafaranga, nyaruke nirukanka ahubwo nje muri ibi nibi, naracitswe nje kwishyura abambabaje, naracitswe nje kubereka ko ndi muzima. Bari barandwaje none ndahagaze ni muzima, bari bazi ko namugaye amaguru none ndahagaze, mbohora uyu mugozi nje kubereka. Ujye kugira gute? Abasobanukiye urukundo tumva ngo mbohora ibi birimo bimfata mbona uko ngukorera nkuko ura muririmbyi yavuze. Haleluya. Imana itugire neza. Reka ndangirize kuri iki cyanditswe mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo wa 3 kugeza ku wa 9. Nanone munyemere nkoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 3 kugeza ku 9. Nihasingizwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo, yo yatugiriye imbabazi, yaduhaye kuvuka ubwa kabiri, tukaba dufite ibyo twiringira bihamye. Haleluya. Tubikesha izuka rya Yesu Kristo mu bapfuye. Yatugiriye imbabazi, yaduhaye kuvuka ubwa kabiri, dufite ibyo twiringira birahamye. Ngo bityo mutegereje umunani mwabikiwe mu ijuru, utabora, utandura, ntunacuyuke. Uvuye ibyo tubikiwe. Ngo kwizera Imana kwanyu gutuma murindwa n'ububasha bwayo. Uyu murongo muwumve inshuti z'Imana. Kwizera Imana kwanyu, kwizera Imana kwacu gutuma turindwa n'ububasha bwayo, kugeza ubwo muzabona agakiza kagenewe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Twebwe bakijijwe n'akandi gakiza turindiriye mu gihe cy'imperuka. Ngo kwizera Imana kwacu gutuma turindwa n'ububasha bwayo. Muri make yo kutizera kwawe kwabonetse, ujye ugira ngo imbaraga zikurinda ntazihari, bwa bwoba bukakuzura. Kwizera Imana kwanyu gutuma murindwa n'ububasha bwayo, kugeza ubwo muzabona agakiza kagenewe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nibyo bibatera guhimbarwa. Mwibuke ko Petero yandikiye abanyanyagire hirya no hino bitorero babizera, bari banyanyagiye bari mu mibabaro myinshi, barimo gutotezwa kwinshi, nibo yandikiraga ino baruwa. Ariko tekereza ko ngo barahimbawe, baranezerewe, kandi nyamara bari mwitotezwa rikomeye. Ngo nibyo bibatera kumenya uwo munani babikiwe, udacuyuka, utabora,
ngo nibyo bibatera guhimbarwa. Ku murongo wa 6 nibyo bibatera guhimbarwa. Guhimbarwa n'umunezero ukabije. Ngo nibyo bibatera guhimbarwa nubwo ubusanzwe mwagombaga kumara igihe gito mushavuzwa n'ibibagerageza bitari bimwe, ariko bafite iki? Umunezero w'agakiza. Kandi bafite ibibagerageza bitari bimwe, barakubitwa hirya no hino, baricwa, barafungwa, ngo ariko umunezero bateye guhimbarwa rwose. Ngo nubwo kondisiyo bahagazemo, situasiyo bahagazemo yagombye gutuma ubundi bamara igihe bashavuzwa n'ibibagerageza bitari bimwe, ariko bafite umunezero w'agakiza. Nshuti z'Imana, ibintu ntabwo ari igipindi, ubu ni ubuzima bw'abari muri Kristo Yesu. Iyi ni ya mbuto y'umunezero Mwuka Wera akorera muri twebwe, ya mbuto y'ibyishimo imera kuri Mwuka Wera twahawe. Imana itugirire neza. Ku murongo wa 7 ngo icyo bigamije, iyo mibabaro bateragana hirya no hino n'ibyo bigeragezo bitari bimwe, ngo icyo bigamije ngo nukugira ngo kwizera kwanyu kugeragezwe. Ngo koko kandi ukwizera kwanyu kurusha kuri zahabu agaciro, kuko yo yangirika nubwo iba yacishijwe mu ruganda. Bityo igihe Yesu Kristo azahishurwa azasanga mumuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Abo ni bande? Nabo kwizera kwabo kwageragejwe, hanyuma ntibacogora. Ngo Yesu igihe azahishurwa ngo azasanga bamuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Ntibazaba bamukojeje isoni, ntazamwazwa nuko babaye, nuko amatabaza yabo yazimye, nuko bacogorewe mu mibabaro. Oya, bazaba bakomejwe rwose. Hanyuma Kristo naza kubatwara azanezerwa. Haleluya. Azasanga bamuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Icyampaye amagambo akuzura mu mutima wabo. Ngo icyo bigamije, iyo mibabaro, ibyo bigeragezo bitari bimwe, icyo bigamije ni ukugira ngo ukwizera kwanyu kugeragezwe. Koko kandi ukwizera kwanyu kurusha kuri zahabu agaciro, kuko yo yangirika nubwo iba yacishijwe mu ruganda. Ngo bityo igihe Yesu Kristo azahishurwa azasanga mumuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Haleluya. Azasanga imiruho n'imibabaro y'isi byarushaho kudutyaza no kutuboneza no kutweza no gutunganya. Nasanzwe imibabaro ibitsemo umuti wo gutunganywa, kubera uburyo ducisha bugufi. Turatunganywa se ntidutunganywa? Turezwa pe, amagambo akadushiramo ivuga baravuga rya ngo nugushira ivuga, tugacogozwa, tugahinduka abagwa neza atari uko twari tubigambiriye, kuko twabuze uko tugira dukeneye Imana yonyine. Ibyo wari wihagazeho byose bikagushiramo. Kubw'icyubahiro cy'Imana ukagenda urushaho gusa na Yesu, ukagenda urushaho gukunda nkawe. Yesu akunda abantu badakunditse. Erega ikibazo si ukwihanganira imibabaro, ahubwo si imibabaro yasize ngifite imbuto z'Umwuka Wera. Tugiye kuzigeraho ndangiza. Ikibazo si ukwihanganira imibabaro, kuko umuntu ashobora kwihangana ashinyirije ashinze iryinyo kuri indi. Nabonye ngiye n'Abanyarwanda tubasha no kwihangana pe. Ushobora kudatuka umuntu kandi atari kubera imbuto y'Umwuka Wera, ahubwo kuko wanze kureshya nawe. Arasuzuguritse cyane, yitesheje agaciro cyane, ntushaka gusubizanya nawe. Ibyo ntago ari imbuto y'Umwuka Wera. Kwihangana k'ubumana, ese kuzasiga imbuto z'Umwuka Wera zikiri muri nge? Imana itugirire ubuntu. Icyo bigamije nicyo, ni ukugira ngo kwizera kwanyu kugeragezwe. Niba zahabu igeragezwa igacishwa mu ruganda, ngo kandi iyo ishira, ngo kandi iyo yangirika, ngo bityo igihe Yesu Kristo azahishurwa azasanga tumuhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Umurongo wa 8, we muramukunda. Yesu arimo arabwira abantu bari mwitotezwa mu byibuke. We muramukunda mutamubonye, mukanamwemera mutaramuca iryera. Niyo mpamvu muhimbarwa, wowe ni wa munezero ukabije. Niyo mpamvu muhimbarwa mugasimbagizwa n'ibyishimo bitavugwa byuzuye ikuzo. Munyumvire, mu mibabaro myinshi buzuye umunezero w'agakiza. Guhimbarwa niko kuno umuntu agira umunezero akabura uko yifata. Ukumva ufite ibineza neza, waba ukoma amashyi ukayakoma, waba usimbuka ugasimbuka. Mujya mubona abantu muri stade banezerewe n'umupira. Ndimo ndibaza kuguhimbarwa ko mugakizaho kuri. Yemwe bera b'Imana, ko twashinyirije tukaba dushinze iryinyo kurindi, umwanya ruka butwishe, Umwuka Wera natugarukeho aduhishurira urukundo twakunzwe, kugira ngo twuzurwe n'umunezero w'agakiza. Iyi mbuto y'umunezero igaruke muri twebwe. Nibwo tuzashobora gukorera Imana mu bihe byose. Imvura yaguye, izuba ryacanye, dushyigikiwe cyangwa tudashyigikiwe, turi twenyine cyangwa turi kumwe n'abandi. Uzi ko kubera kutagira umunezero w'agakiza, iyo ubaye wenyine gatoya uhita wumva utakaje ibyiringiro. Mbese uzi kuba mu bantu, ariko ntuzi kuba wenyine n'Umwami. Abahishuriwe urukundo baravuga ati abantu baragenda ryari ngo niherane na Yesu. Dukundane turi kumwe. Dukundane nta mirimo, dukundane nta cyombazwa, dukundane nge nawe, tuvugane iby'urukundo rwacu. Haleluya. Ngo we muramukunda mutamubonye, mukanamwemera mutaramuca iryera. Niyo mpamvu muhimbarwa mugasimbagizwa n'ibyishimo bitavugwa
byuzuye ikuzo, kuko mwegukanye agakiza mwari mwizeye. Reka ngusabe rero nsoza, ibi twavugaga n'ubumana muri twe, n'Imana ibikorera muri twe, nta muntu ubuntu wabyiha. Ndagusaba ngo twinginge Imana iduhe kuyoborwa n'umwuka, twemerere umwuka atuyobore, kugira ngo ibyo umwuka akorera mu muntu bikorekere muri twebwe. Nitutayoborwa n'umwuka, iyi si ntituzayibasha, kuko agakiza ntabwo ari ikintu kiri naturel, ni ikintu cy'ubumana, n'ubuzima bw'ubumana muri twe. Umunezero usanzwe ntuzakurenza umutaro, kuko umunezero usanzwe uterwa na circumstance yaguhiriye n'ibihe byaguhiriye. Iyo bitaguhiriye urawutakaza. Gusa urumva urugendo usigaje n'imyaka yo gutunganira Imana usigaje, wazabishobora. Kandi ibihe biringaniye byiza bidahoraho, rimwe biba byamanutse, ubundi biba byazamutse. Ukeneye umwuka w'Imana gukorera muri wowe, akazana iby'ubumana n'ibyo bidakama n'ibyo bidashira. Tuyoborwe n'umwuka n'ibw'isi itazatubasha. Mu Galatiya 5 nkuko tuhazi, ndasoma 16 ngeze kuri 18, simbuka imirimo ya kamere njye kuri 22 na 24. Imirimo ya kamere urayizi nawe ujye uyibonaho. Nanjye ndayizi, mwe nimwe njya nyibonaho, ariko uyu munsi duse nk'abayisimbutseho gatoya. Aba Galatiya 5:16 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira. Nuyoborwa n'umwuka, ibyo kamere irarikira ntibizakuyobora, kuko ntizujya tugenda dutagaranye, tuyoborwa na kimwe. Iyo kamere yanyoboye, ubwo umwuka mba ntarimo kumwumvira, kandi iyo umwuka ndimo mwumvira, kamere ntimbasha. 17 ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gitumye mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Kuyoborwa n'umwuka niki? Nukubamba kamere buri munsi. Kamere yanjye ashaka gukora iki? Ariko nyibambye kuri wa musaraba Yesu yambwiye ngo nimwikorere mukurikire, ndayibamba buri munsi. Uyu ni umurimo tuzakora kugeza igihe tuzagira mu ijuru. Kamere yacu ikenera kubambwa iteka kugeza igihe nzabero umukecuru, cyangwa kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri, ko n'abakecuru niyo adafite imbaraga z'umubiri za kamere zaba zifite. Ugasanga yagize umujinya kandi adashobora no guhaguruka hari. Kubamba kamere rero ni uguhozaho. Niyo mpamvu twikoreye umusaraba wacu tukamukurikira. Yawubambweho, twebwe turabamba kamere. Ngo ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Reka dusimbuke tujye ku 22. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Wa munezero w'agakiza tuwuvoma ahangaha mu mbuto z'umwuka wera zasohotse muri twebwe, si izacu karemano, izacu zagarukira bugufi. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza. Ese mu mubabaro uracyafite imbuto z'umwuka? Uracyagwa neza? No kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ese iyo uri muteraganwa n'imibabaro nka biriya Petero yatwandikiye, izi mbuto ziracyari muri wowe? Urukundo rurahari, ibyishimo biracyahari, ese amahoro uracyayafite ntabwo wayatakaje? Ese kwihangana kuragwiriye? Ese kugira neza kuracyahari? Ese ingeso nziza urazikomeje? No gukiranuka urabikomeje? Hari igihe imibabaro duteraganwa, ibi byose twahita tubitereka hasi tugahinduka abarakare ba Yesu. Nkaba ndi muri Yesu ariko ndi umurakare we. Hehe n'urukundo, hehe n'ubugwaneza, hehe n'ibyishimo, hehe no kugira neza. Ingeso nziza ngahita nzitereka hasi nkavuga ngo abo nagire neza barampemukiye, ngayo nguko. Umwami Imana tugarukeho. Ngo no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Haleluya. Iyo igiti gihari ko wahawe umwuka wera igihe wakizwaga, ariko igiti kikahaba nticyera imbuto, haba habura iki? Haba habura ifumbire, haba habura kuvomererwa. Niyo mpamvu dusenga, niyo mpamvu dusabana n'ijambo ry'Imana. Nifuje kujya nkoresha ijambo ryo gusabana n'ijambo ry'Imana, kuko nasanze hari igihe umunyedini asoma byo kurangiza umuhango ariko ntareke ijambo rimucengera ngo rivugane nawe, ngo rimuhishurire Kristo, ngo rimuhindure. Iyo igiti rero cyamaze guterwa ariko imbuto ntiziboneke, igiti cyawe iyo kitarimo kwera imbuto mu mirima bisanzwe bigira gute? Uravuga uti haraho ntigifite amazi ahagije, haraho nta fumbire. Ukeneye ubuzima buvomerewe muri ubwo buryo. Ubuzima bwanjye buvomererwa n'ijambo ry'Imana, kuko niho umwuka avugira. Bugire ifumbire, senge
kugira ngo ijambo ntiri imbere, ijambo n'inyuguti bimpindukire ubuzima, negerane na Kristo, ndusheho gusa nawe. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Data, twavugaga ibyo duhaye kuvuga. Turashaka ubu buzima, turashaka uyu munezero w'agakiza, turashaka guhishurirwa urukundo rutagira akagero wadukunze. Ndakwinginze ngo aya magambo yandike mu ndiba y'imitima yacu, utwibutse urukundo. Abenshi baracogoye, abandi bafite imibabaro, turuhijwe na byinshi mukunzi mwiza byenda kutubuza gukomeza urugendo dufite umunezero w'agakiza. Ndasenze ngo twibutse urukundo, utwereke icyo wakoze ku musaraba kigire agaciro gikwiriye muri twe. Reka bye kuba inkuru z'idini, reka bye kuba ibyo dusomerwa n'abavuga butumwa, ahubwo biduhindukire ubuzima. Mbone Yesu abambwe ku musaraba ku bwanjye, mbone Yesu wazanywe no kunshaka, mbone Imana mu bumana bwayo yakoze ikitari gikwiriye kubaho, ikambara umubiri ikaza kunshaka. Mbone Yesu wampuje n'Imana, nari uwo kurimbuka, nari uwo gupfa. Hishurirwa uru rukundo rwagaragariye mu mbabazi nagiriwe zitagira akagero. Reka nduhishurirwe nigirana imbere nawe Mwami, nduhishurirwe nigirana imbere nawe. Ababera tubana dusangira ijambo ry'Imana baruhishurirwe, imibabaro ntibabashe, bamere nk'abari abera Petero arimo yandikira, buzuwe n'ibyishimo n'umunezero, nyamara bafite ibibagerageza bitari bimwe. Mwami, turinde kugukorera no kugukurikira bikuwe mu bwoba bwo gutinya kurimbuka, bikuwe mu bwoba bw'icyo Satani azadukora, bikuwe mu bwoba bw'uko ngo wadukubita inkoni tukiri n'aha ngaha, ahubwo duhishurira urukundo, kuko mu rukundo ntihaba ubwoba. Urakoze mukunzi mwiza, ngo uherekeze ijambo ryawe mu mitima yacu, urivomerere maze rimere. Uturinde kuba abantu bumva bagahita bibagirwa, ngo bakabyumva bakinezerewe, ariko mu kanya amaganya y'isi akaniga ijambo bumvise rigabashiramo. Ndakwinginze ngo dushoboze rishorere imizi muri twe. Turakwereka gahunda turimo y'amasengesho, uyidushoboze, uyituyoboremo, uduhe ibiri ku mutima wawe ku gihugu cyacu, kugira ngo bari byo dusengeramo. Mwuka wera ngwino usengane natwe. Umutwaro uri ku mutima wa Kristo ku gihugu cyacu ushyire kuri twebwe, ushyire mu mitima yacu. Tumenye ikiri ku mutima wawe Mwami Yesu, kugira ngo tubashe kubisengeramo. Uduhe imitima iciye bugufi, uduhe imitima yihana, kugira ngo tubashe guhagarara mu cyuho cya bene wacu batari bakumenya. Urakoze, tuvuze umugisha ku gihugu cyacu, tuvuze ihumure ryinshi n'amahoro menshi mu mitima y'Abanyarwanda. Uduhe gusa nawe Yesu, imbere hatabonwa. Uduhe gusa nawe, utwomore ibikomere, kuko ibikomere bikurura ibyaha. Utwomore, utuvure, udukize. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mana ibahe umugisha. Murakoze kuba mu ijambo ry'Imana. Abo tubana muri Nibature naha mu gitondo saa 11, Umwami Imana akomeze kudushoboza. Murakoze cyane, mugira ijoro ryiza.